ndagushimiye nizera ko umeze neza cyane, nizera ko kandi ugenda urushaho guhirwa n'ibyo ukora bya buri munsi. Ni Fafu TV Rwanda, tugenda tugaruka ku makuru abagezweho, amakuru abacicikana, amakuru akugeraho amasaha 24 ku yandi. Ni amakuru uba utasanga ahandi, amakuru ariko nanone aba ari umwimerere, amakuru abacicikana ku bantu mukunda ibigezweho cyangwa se ibigenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Tugenda tugarukamo tukaguha detail nziza cyane, ariko nanone tukakugezaho n'andi makuru uba ukeneye kuba wamenya agenda avugwa muri community aho iherereye. So nge ndi The 5 channel na yindi ni Fafu TV Rwanda. Nkuko bibonye mu kirango cyacu, we talk about show business, we talk about music, we talk about social life, we talk about real life. So guys, ku bantu mukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se social media platforms zitandukanye zirimo Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, ngira ngo ni social media nyinshi cyane. Iyo video na pininze aho ngaho urayibona cyangwa se urimo kuyibona neza cyane. Ni video igaragaza abantu benshi, ariko abantu by'umwihariko babiri, umugore n'umugabo, bisa naho bari muri marriage proposal cyangwa se gutera ivi. Ikibigira inkuru ni iki, cyangwa se inkuru ishingiye kuri iyi video. Uwo mugabo ubona ni umupastor akorera muri South Africa, ni pastor muri South Africa. Hanyuma uwo mugore bari kumwe n'umupfakazi. Vango uwo munsi ubona, ngira ngo abantu wenda mukunda kureba cyangwa se muzi imico itandukanye ubundi mu bihugu byo hanze, y'abantu bambaye black umukara ku mukara, akenshi na kenshi babishushanya cyangwa se babisimboliza ikiriyo. Bakunda kubikoresha nyine like bari muri burial ceremony cyangwa se ikiriyo, barimo gusezera ku muntu wabo witabye Imana. So uwo mugore rero ahangaha bari naho ikiriyo cyakorewe, basezera kuri nyakwigendera, ari nawe wari umugabo w'uwo mugore. Hanyuma uwo mupastor niwe wayoboye umuhango wo gusezera kuri nyakwigendera. Ni nawe byumvikana ko muri Afrika tumenyereye ko nyine like niba umuntu yitabye Imana hari amagambo meza agomba kuvugwa, amagambo agarura icyizere, arimo gospel cyane. Donc twizerera muri gospel kurusha ibindi, even if nubwo haba ari ibandi, ariko afite umuryango baba bagomba kugira uburyo ki baranje ibandi ryabo, ariko akagira umuntu runaka ugira icyo avuga ku bijyanye na nyakwigendera, ndetse akanatanga amagambo y'ihumure ku muryango. So uwo mupastor ni umwe rero mu bari bahari, ni nawe wayoboye iyo gahunda. Ariko hano ngira ngo gahunda yari irangiye, nta kwirwa bategereza, hadaciye mu munsi umwe, 2 cyangwa 3 hahise habaho marriage proposal. ni ukuvuga yahise atera ivi, like yahise atera ivi, mwambika impeta cyangwa se amusaba ko babana. Ikibigira inkuru rero ni iki? Ikibigira inkuru, urumva hano muri Afrika akenshi na kenshi tumenyereye ko nyine niba umuntu apfushije uwe, hagomba kunyuramo igihe kinini, maybe ukwezi 2 3, cyangwa se hari nabo usanga bafata umwaka cyangwa 2 3. Ariko hano noneho byabaye like nyirugupfa agishyingurwa, hahise hakurikiraho proposal, marriage proposal, mwambika impeta bakiraho ngaho kukiriyo kabisa. Noneho Empress ni pastor. So abantu benshi rero bakoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo Instagram, ngira ngo ni video babonye, abantu benshi bahise bajumpinga to the conclusion kabisa, bashigikira, abagaya, bagira ibindi bavuga. Usanga rimwe na rimwe akenshi iyo akantu kabaye, gashobora kuba atari na scandal, ariko twebwe as ourselves ugasanga nyine tukagize scandal ya danger, kubera comment, kubera uburyo ki tugahererekanya, kubera icyo twescalating situation. So usanga nyine rimwe na rimwe biterwa na social media. Iki gihe turimo ngira ngo ibintu byarahindutse cyane, ariko buriya n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga, even hari ibintu kera byabaga.
uyu munsi tugenda tubona ibintu byinshi cyane cyane birimo kuza mu iyobokamana. Ejo bundi nari ndimo mbona bamwe mu barwaniye mu rusengero muri church kabisa, abantu bahana ingumi karahava. Nanone ngira ngo bidatinze twahise tubona amashusho y'abashehe. Habaye intambara ubona ko byasabye sinzi ko byagenze kugira ngo hari inakizwe. Ni intambara nayo wabonaga ko birimo kujya hanze, ibintu byinshi birimo kuba exposed cyane, cyangwa se birimo kugenda bishyirwa hanze cyane n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga uyu munsi. Ukabona nyine ikintu gise kiba worldwide, kibereye mu Rwanda ariko kigeze hanze, kinarenze hanze, kibaye world trend. So like that ubona ko nyine social media zexposing ibintu byinshi byari bihishwe. Ari nayo mpamvu rimwe na rimwe no muri religious harimo kugenda abantu babona hari ibintu biri kujya hanze, abantu bati ibintu byarahindutse. No, ahubwo mbere byarabaga ariko ntitwabibonaga nyine kubera ko ubwo buryo butari buhari, communication yari ihari yari nke. Even itangazamakuru rya kera ritandukanye n'iryo munsi. Itangazamakuru rya kera ni itangazamakuru ryabanzaga kurobanura. Uyu munsi buri muntu ni umunyamakuru. Buri muntu arajya hariya agafata ikintu agapublisha, kandi abantu bakaza kubyemera bakanabikunda, akabatanze amakuru. Kuba umunyamakuru ni iki? No gutanga amakuru nyine y'ibyabaye, reportage y'ibintu byagiye biba ahantu hatandukanye. So ukabona ko nyine bitandukanye na kera. Uyu munsi rero navuga ko nubwo religious wenda abantu bayifataga like idol cyangwa se nk'ikigirwamana cyangwa se ikindi kintu, uyu munsi iri kuba exposed cyane, irimo kujya hanze bitandukanye na kera. So uko kera bitari bihari, byari bihari even wenda byari binahari kuri rate nke ugereranyije n'uyu munsi, ariko nyine uyu munsi gato kaba ako kantu kamwe karaba overrated, karaba spreaded to the whole world, ku buryo nyine abantu bose babibona, abantu bakabifata nka scandal. Noneho washiraho like uburyo ki abantu wenda bari involved, abantu bari involved cyane muri every situation. Ikibaye cyose like barashaka kugira comment, barashaka kuvuga either by defending, kubera ko society nyine yacu dufite uyu munsi yimukiye kuri platform. Ntabwo ikiri ya society uvuga ngo nturanye na runaka n'inshuti yanjye, oya, ahubwo ni community yimukiye kuri social media duhuriraho n'abantu tutazi. Even ugasanga nyine umuntu afite uburyo yitwa, afite identity ebyiri, afite identity ye we muri real world, akanagira identity yo kuri social media. Rimwe na rimwe ari igenda ikurura ibyo bintu byinshi bitera abantu gufata uruhande bitandukanye na mbere. Kuko umuntu avuga ati icyo mvuga ni njye, ariko kuri social media icyo uvuga ni platform yawe, ntabwo ari wowe, kubera ko abantu ntibabona we, barabona platform yawe. So ngira ngo nibyo rero. Hari abafashe uruhande kwa pastor bati se buriya bamaranye igihe kingana iki? Usibye uko nawe wabyumva, kubera ko gupropose umuntu to the point ya mariage ni ibintu biri big deal cyane, binini cyane ku rwego utakumva. Bitandukanye nuko wumva nyine ngo umuntu like hivi na hivi. Bitandukanye n'ibindi byose, kubera ko mariage ni ikintu buriya upropose umuntu muba mumaranye igihe kinini cyane. Ntabwo ari nka gutya uba wigendera, So ngira ngo nibyo rero birimo kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse na social media platforms zitandukanye. Uyu mugabo ni uwa South Africa, n'umugore ni uwa South Africa. Umugabo ni pastor, umugore byumvikana ko yamaze kuba umupfakazi. Ubwo niba akiri umupfakazi kuko yabonye marriage proposal, ubwo afite fiance. So ndagushimiye wowe tugenda tubana umunota ku wundi. Ndagushimiye nawe wakanze subscribe. Iyi ni 5 TV Rwanda, njye ni The 5. Tugenda tubana amakuru aba atandukanye, amakuru abagezweho. Reka nkubwire ngo God bless.